warivuje byaranze, warasabye Imana byaranze, yewe n'abantu bakugize indirimbo, ariko hari igihe biba ngombwa Yesu akava ahantu yarari akaza akagusanga. Yasize intama 99 ashaka imwe yazimiye. Imana ishimwe. Ndagira ngo mu munsi wa none wowe unteze amatwi inshuti yanjye wumve yuko uyu munsi ari wowe Yesu yagendereye. Yesu yavuye mu wundi mudugudu azi wawe mu rugo. Mana data wa twese wo mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana yaremye isi n'ijuru, ndagushimye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, ndagushimye kubw'aya masaha ukomeje kutugirira neza. Nsabye umugisha rero ku muntu wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe, nukuri ntabari we ahubwo izina ryawe ari ryo ryubahisha. Nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, unshyigikire kandi nkubere mikoro wirangururire kugira ngo izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze rero kandi ukomeze kuduhana umugisha n'abantu bose bateze amatwi ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Ndabahaye ikaze rero uyu munsi mu ijambo ry'Imana tugiye gusangira kuri uyu munsi mwiza udasanzwe, umunsi mwiza umugisha Imana yatugeneye. Ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Mariko, ibice ni igice cya mbere n'umurongo uhereye ku murongo wa 35. Mariko igice cya mbere duhereye ku murongo wa 35. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo akiza umubembe. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho kuko ari cyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Umubembe aza ahari aramupfukamira aramwinginga aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvaho arakira. Imana ishimwe cyane. Ni amagambo numva ngira ngo tuze kuganiraho umwanya utari munini, kandi ntekereza yuko ari bukugira umumaro nanjye akangirira umumaro. Mu by'ukuri ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa hejuru y'imbaraga z'ubushobozi bw'Imana. Ndavuga ku mbaraga z'ubushobozi bw'Imana bidasaba ramforo y'umwana w'umuntu, ahubwo Kristo we wenyine arihagije. Dusomye amagambo rero avuga ngo hariho umuntu wari umubembe. Ariko mbere yuko tugera ku mubembe, Yesu yagiye ahantu hamwe yigisha ijambo ry'Imana. Noneho mu kwigisha ijambo ry'Imana igihe kiza kugera yuko abigishwa baza bakamusanga bakamubwira ati, nyamuneka Kristo, abantu bariho baragashaka kugira ngo uze wigishe ubutumwa bwiza. Noneho Yesu we ntabwo yigeze yitaba cyangwa se yitaba umuyito uburyo ahamagawe ngaze abantu baramushaka, ahubwo we yarababwiye ngo birakwiye yuko mvangaha nkajya n'ahandi kuko aho handi naho barankeneye kuko nicyo cyanzanye. Imana ishimwe cyane. Noneho mu kugenda yigisha ijambo ry'Imana mu Galilaya, abwiriza ubutumwa bwiza, akiza abadayimoni, yirukanamo abantu abadayimoni. Mu by'ukuri Imana imukoresha imirimo ikomeye, kandi byari ibihe bikomeye cyane kuko abantu b'i Galilaya bari bafite ibibazo byo kudapfa kwemera neza Kristo, kubera yuko bamwe babonaga yuko ari uwo kwa Yosefu w'umubaji. Ariko imirimo n'ibitangaza iyo yamukoreragwamo, mu by'ukuri abantu baravuga ngo uyu ni umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari amagambo amwe n'amwe. Umunsi umwe Natanayeli ubwo yari yicaye ari kumwe na Filipo, noneho Filipo aramubwira ati, rero waba wari uzi neza ko wa muntu wo kwa Yosefu ari we Mesiya bahanuye?
Filipo akomeza kubwira Natanayeli, noneho Natanayeli aramubwira, ariko wigeze ubona hari ikiza cyaturuka i Nazareti? Noneho Filipo ijambo yakoresheje yaramubwiye ngo ngwino urebe. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri Yesu nubwo yagendaga akora imirimo n'ibitangaza, ntabwo abantu bapfaga kumufata nk'aho ari Imana, nk'uko byari byarahanuwe mu bitabo bya Mose ndetse n'iby'abahanuzi. Ariko iyo yakoraga ikintu, abantu bahitaga batinya kuvuga ngo uyu yari umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Aya magambo rero akiza umubembe byari byoroshye kubera yari amaze kubwiriza ahantu, ariko ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu arasengerayo. Nuvuga ngo hari igihe Yesu yibetaga abantu akagenda ahantu agasenga akinginga Imana kugira ngo imuhereze imbaraga. Muri uko gusenga noneho ibintu bikahinduka bikaba byiza, kubera yuko burya iyo wegereye Imana, Imana nayo irakwegera. Imana ishimwe cyane. Noneho muri uko gusenga uwitwaga Simoni n'abandi bari bari kumwe baraza baramubwira ati abantu baragushaka. Hari ku gicamunsi, hari ku manywa, kuko bireva ngo mu museke aragenda ajya mu butayu aragenda arasenga, bisobanuye ngo hari ku manywa. Imana ishimwe cyane. Noneho ngarangije arabasubiza ati ahubwo mureke tujye n'ahandi, kubera ko aho yari yakoze imirimo ikomeye cyane. Yari amaze gukiza nyirabukwe wa Simoni, amukiza bose barabibona. Yari amaze gukora imirimo ikomeye cyane, akiza umuntu utewe n'abadayimoni. Muri icyo gihe yavugaga ubutumwa, byari imirimo ikomeye cyane. Noneho abona yuko bikwiye yuko yerekeza n'i Galilaya akajya kuhabwiriza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Noneho muri icyo gihe ageze i Galilaya abwiriza ubutumwa, yirukana abadayimoni, ibintu bigenda neza, inkuru iramenyekana. Noneho haza umugabo umwe yari arwaye ibibembe. Ibibembe ni ibintu byabayeho mu myaka ya kera, ndetse ubu kugeza uyu munsi ibibembe bisa nkaho byacitse. Ariko ndagira ngo nkubwire, uwo muntu yari arwaye ibibembe, kandi ibyo bibembe yari arwaye nta muti yari afite. Wenda yari yarivuje ahantu hatandukanye, wenda i Galilaya yose yari yarayizengurutse, ariko umuti wari warabuze. Byari byarakomeye cyane. Ariko reka nkubwire, noneho yigira inama, araza yegera Yesu. Amaze kwegera Yesu aramwegera aramubwira ngo mwami Yesu, buriya wabishaka wankiza. Mwami Yesu, buriya wangirira impuhwe wankiza. Kubera yuko muri karitsiye y'i Galilaya yari yarabaye iciro y'imigani, yari yariswe umubembe, yari yariswe amazina menshi, yari yariswe ikindi kintu. Abo yajyaga bose baramunenaga, kubera yuko abantu barwaraga ibibembe muri ibyo bihe babaga ari abantu babatenze, barabanenaga mu buryo bukomeye. Nta jambo yari afite muri icyo gihe, nta n'icyo yari afite yabashaga kuvuga. Ariko noneho yumva ngo Yesu yageze i Galilaya, yigira inama, araza aramwegera aramubwira ngo mwami Yesu, buriya wabibasha wankiza. Yari yarumvise ko yakijije abantu, yari yarumvise ko yakije nyirabukwe wa Simoni, yari yarumvise ko mu yindi midugudu yagiye akora imirimo ikomeye, iza Kaperinawumu yakoze imirimo ikomeye, n'ahandi. Arangije aravuga ngo noneho ubwo Yesu yageze iwacu i Galilaya, nanjye igihe kirageze yuko nanjye musanga ndamwinginga akangirira impuhwe akabasha kunkiza. Imana ishimwe. Wibuke neza ko Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo mureke tujye n'ahandi. Hari igihe biba ngombwa yuko Yesu areka ibyo yakoraga akaza kubera wowe, wumva wamubwira wowe nteze amatwi. Nubwo ubona yuko wabaye iciro ry'imigani, nubwo ubona yuko ibyawe byarangiye, warivuje byaranze, warasabye Imana byaranze, yewe n'abantu bakugize indirimbo, ariko hari igihe biba ngombwa Yesu akava ahantu yarari akaza akagusanga. Yasize intama 99 ashaka imwe yazimiye. Imana ishimwe. Ndagira ngo mu munsi wa none wowe unteze amatwi inshuti yanjye, wumve yuko uyu munsi ari wowe Yesu yagendereye. Yesu yavuye mu wundi mudugudu azi wawe mu rugo. Yesu yaje kureba iby'urugo rwawe byari byararwaye. Yesu yaje kureba iby'abana bawe byari byarahugiye n'ikibazo. Yesu yaje kureba iby'umufasha wawe byari byaranze. Yesu yaje kureba ibya famiye yawe, yaje kureba business yawe, yaje mu mudugudu w'iwanyu. Imana ishimwe. Yaje aho wari utuye. Yesu aje kukugirira neza. Ndagira ngo nkubwire wowe unteze amatwi, Imana yacu
urabibizi. Icyo usabwa ni iki ngiki: umubembe we yakoze ingendo, araza yegera Yesu. Ntabwo Yesu yari kwibwiriza ngo hari umubembe, ahubwo umubembe yaraje asanga Yesu, aramubwira ngo mwami Yesu, wabishaka wankiza. Imana ishimwe, wabishaka wankiza. Ndagira ngo uyu munsi wa none ubwire Imana ngo mwami Yesu, wabishaka wankiza. Imana ntabwo ari bayari, buriya ntabwo umwana w'umuntu. Wenda birashoboka yagiye kwa dogiteri arababwira ngo wabishaka wankiza, ibibembe dore bimereye nabi, umubiri wose wabaye ibibembe, yewe ntapfa na ruguru mfite. Aringinga biranga, azenguruka amavuriro menshi, aringinga biranga. Ariko igihe kigeze, haleluya, igihe kigeze, araza yumva inkuru yuko Yesu yageze i Galilaya. Arangije aramwegera, aramubwira ngo mwami Yesu, haleluya, aramubwira ngo Yesu, wabishaka wankiza. Imana ishimwe cyane, ngo Yesu, wabishaka wankiza. Muri ako kanya Yesu ngo aramubabarira, arangije arambura ukuboko ati ndabishaka, kira mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none Yesu arabishaka, akira gukira. Yesu arabishaka uyu munsi, akira gukira. Wowe waruruhijwe n'uburwayi, akira gukira. Wowe waruruhijwe na kanseri, akira gukira. Wowe waruruhijwe n'indwara zitandukanye, natuye gukira mu izina rya Yesu. Wowe waruruhijwe na kanseri, akira gukira. Wowe waruruhijwe na asima, akira gukira. Wowe waruruhijwe na diyabete, akira gukira. Wowe waruruhijwe n'intambara, akira gukira. Wowe warubuze uko ubigenza, amagambo yawe barakuvuze, akira gukira. Uyu munsi Yesu arabishaka, akira gukira. Uyu munsi natuye gukira ku buzima bwawe. Wowe warunteze amatwi, uyu munsi natuye gukira, akira gukira. Uyu munsi ndavuze ngo Yesu arabishaka. Bwira umwami Yesu, umubwire ngo mwami Yesu, wabishaka wankiza. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, Yesu arabishaka. Bene wanyu ntabwo bazabishaka, inshuti ntabwo zizabishaka, abavandimwe ntibazabishaka, abadogiteri ntibazabishaka, yewe nabo bagerageje byaranze. Ariko uyu munsi ngo Yesu arambuye akaboko agukozeho, aravuze ngo ndabishaka, akira gukira nonaha, akira gukira nonaha. Wa mudamu we unteze amatwi, akira gukira. Wa mwana unteze amatwi, akira gukira. Wa musore unteze amatwi, akira gukira. Kandi Yesu yavuye mu bindi byose, aza ari we bashaka. Mana ishimwe cyane. Uyu ni umunsi yuko Yesu aje iwawe, uyu ni umunsi yuko Yesu aje mu rugo iwawe, uyu ni umunsi yuko Yesu aje mu buzima bwawe. Wowe icyo usabwa ni kimwe: bwira Imana ngo Mana, wabishaka wankiza iyi ndwara, wabishaka wankiza ibi byaha, wabishaka wankiza ubusambanyi, wabishaka wankiza intonganya, wabishaka wankiza inzangano, wabishaka wankiza ibintu byabasa umutima wanjye. Ariko Yesu avuga ijambo rikomeye, ngaramubabarira, arangije aravuga ngo ndabishaka. Haleluya, ngo ndabishaka. Muri ako kanya ibibembe bimuvaho. Yari yarivuje byaranze, yari yarasenze byaranze, yari yarageze hirya no hino byaranze. Wenda birashoboka ko yari yaragiye no mu bapfumu, byari byaranze. Ariko uyu munsi ngo nuko umubembe aramwegera, aramubwira ngo wabishaka wankiza. Ndaguhanuriye muri aka kanya ngo Yesu arabishaka. Yesu arashaka ibyawe, bya bindi bigaragara nk'ibyaboze. Yesu arabishaka. Igihe kimwe ageze kwa Lazaro, hari umva reka mabwire, imva zari nyinshi muri uwo mudugudu. Ariko kuko haleluya, Marita ijambo yaravuze ngo iyaba wari uhari, inshuti yawe Lazaro ntabwo iba yapfuye. Reka mubwire ngo password ni ukuba inshuti na Yesu. Mana ishimwe cyane. Password ni ukuba inshuti na Yesu. Password ni ukugendana na Yesu. Yesu kuko yari inshuti na Lazaro, icyo yakoze ni ikihe? Yaragiye aravuga ngo munyereka ahari. Baramubwira ngo amaze iminsi yaraboze kandi yaranutse, yari iminsi 4. Ariko Yesu ntiyatewe ubwoba nuko amaze iminsi 4, kubera yuko
niwe kuzuka, niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bw'umuntu. Yesu yarababwiye ngo nimwizera, haleluya, murabona igitangaza cy'Imana. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi niwizera. Umubembe we yarabonaga birangiye, umubembe yabonaga ubuzima buhagaze, arangije abwira Imana, aravuga ngo mwami, abwira Yesu, wabishaka wankiza. Uyu munsi ubwira Imana ngo wabishaka wankiza. Igihe umaze ku musozi kirahagije, ariko akira gukira mu izina rya Yesu. Igihe umaze ku musozi kirahagije, akira gukira nshuti yanjye. Igihe umaze ku musozi uzenguruka, receive your miracle mu izina rya Yesu. Reka nkubwire nshuti yanjye neza amatwi, iki ni cyo gihe cyawe. Uyu ni wo munota wawe wo kongera kubona Imana. Uyu ni wo munota wawe wo kongera gukunda Imana neza. Reka nkubwire nshuti yanjye, Yesu arabishaka, Yesu arabishaka, haleluya. Yesu arabishaka, arabishaka ko watunga, arabishaka ko wakira, arabishaka ko wakora ubukwe, arabishaka ko wabyara, arabishaka ko wagenda amahanga, arabishaka ko waba umukozi w'Imana, arabishaka ko wava mu rumogi, arabishaka ko wava mu busambanyi, arabishaka ko wava mu bujura. Yesu arabishaka, Yesu arashaka ibyawe, aragushaka nshuti yanjye. Yesu aragushaka, akira mu izina rya Yesu. Yesu aragushaka, akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira. Yesu arabishaka. Mana ishimwe, Yesu arabishaka. Uyu munsi ndagira nkubwire ngo Yesu arabishaka, Yesu arabishaka. Amva, arashaka iby'abana bawe bananiwe, arashaka iby'abadamu bananiwe, arashaka iby'abapapa bananiwe. Yesu arabishaka. Icyo usabwa ni bwira Yesu ngo wabishaka wankiza, kuko Yesu arashaka kukugirira neza. Uyu munsi Yesu yaje mu mudugudu w'i Galilaya, yaje mu rugo rwawe, yaje mu bana bawe, yaje. Umva, mwereke, umubwire ngo dore ibibembe, dore biramfasha umubiri wose, ariko nkiza ibibembe, nkiza ibibembe byatumye ncirwa mu bantu, nkiza ibibembe. Mana ishimwe, Yesu arabishaka ibyawe uyu munsi. Yesu arabishaka. Ndagira ngo nkubwire ngo izere gusa, Yesu arabishaka. Mana ishimwe cyane, izere gusa, wakira imbaraga, umwegere, umusange, utere intambwe, ubwire Imana ngo njahuri, nubishaka urankiza. Ngwino ugwe mu maboko ya Kristo, ngwino ugwe imbere y'Imana, kuruta kugwa mu bantu, kugwa mu magambo, kugwa mu ntege nke, kugwa mu macakubiri. Egera Yesu, arabishaka nshuti yanjye. Kandi ikintu mukundira, arabanza akakubwira ngo ndakubabariye, yarangiza akavuga ngo akira gukira. Nanjye ndavuze ngo akira, akira imibereho mishya, akira ubuzima bushya, akira amahoro yo mu mutima, akira urugo ruzima, akira abana, akira agakiza ko mu muryango, akira ubukwe, akira bizinesi nzima, akira impano z'umwuka, akira mu izina rya Yesu, kuko Yesu yabitwemereye, kuko Yesu arabishaka. Imana ishimwe. Ndakwifuriza ko uyu munsi wa none wakozura umwuka w'Imana, uyu munsi wa none wagendana n'Imana, uyu munsi wa none wakumva icyo Uwiteka gushakaho. Imana ishimwe kandi Imana iguha umugisha. Wewe wateze amatwi ijambo ry'Imana, reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, sengeye umuntu wateze amatwi ijambo ryawe, numugire neza, numukoreho mu izina rya Yesu, numukoreho, kuko twamaze guhishurirwa yuko bishaka yuko yakira. Ndagushimye ko dukijije, ndagushimye ko turemeye ibikwiye, ndagushimye. Sengeye umumama, sengeye umupapa, umwana, umusore, unteza amatware wese, abari mu bihugu bitandukanye by'isi, mu izina rya Yesu. Mwami wanjye, ukomeze utugire neza. Urakoze, uha umugisha umuntu wese wafashe umwanya we kugira ngo yumve ijambo ryawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, kandi nizeye yuko muri bugire ibihe byiza. Shalom, shalom, shalom.